RDF yasezereye mu cyubahiro abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda rero yashimiye aba basirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru n'abarangije amasezerano y'akazi mu musanzu ukomeye batanze mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kongera kubaka igihugu ubu rero kimaze gutera imbere mu buryo bugaragarira amaso y'amahanga. Yabigarutse rero ku itariki 28 Nyakanga 2025 mu muhango wo gusezera mu cyubahiro abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nabo amasezerano yabo y'akazi yageze ku musozo cyangwa se yarangiye. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yashimiye umurimo ukomeye cyane aba basirikare bakoreye igihugu mu gihe cyabahamagaye nabo bakacyitaba hanyuma cyabitabaza bakagitabara. Yagize ati mwaritanze ku rugamba rwo kubohora igihugu umuhagarika jenoside yakorewe abatutsi kandi mugira uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu cyacu. Ati mwagize uruhare rutagereranwa rero mu guteza imbere ingabo z'u Rwanda ziba ingabo zikomeye cyane kandi zikora kinyamwuga haba mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Umusanzu wanyu by'umwihariko mu gisirikare ntuzibagirana. Yavuze ko rero nubwo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ubumenyi n'inararibonye bafite bigikenewe mu iterambere ry'igihugu. Umugaba mukuru w'ingabo rero General Mubaraka Muganga yashimiye abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku bwitange n'umurava ndetse n'uruhare bagize mu bikorwa bagiye bakora bigamije kubaka igihugu ndetse basaba gukomeza gufatanya n'abaturage mu bikorwa bigamije gutera imbere cyangwa se guteza imbere igihugu. Yagize ati uyu munsi urihariye ku basirikare babitanze batizigama nubwo muhagaritswe cyangwa se muhagaritse imirimo y'urwego rwa gisirikare ntabwo muhagaritse kugendera ku ndangagaciro z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se z'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ati izo ndangagaciro rero zikomeza kubuyobora no gutuma muhora mwiteguye gukorera igihugu igihe cyose igihugu kibakeneye kikabahamagara. General Muganga rero yavuze ko abasirikare bagiye mu kiruhuko bagaragaje ubwitange ku rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kugeza ku rugendo rukomeye rwo kongera kubaka igihugu cyangwa se urugamba rukomeye rwo kongera gusana igihugu. Yanabashimiye rero yashimiye abashakanye n'abasirikare kwihangana bagaragaje igihe batari bahari bakita ku miryango ku buryo abasirikare bari mu kazi barushagaho gukora neza batuje batumva impagarara z'imiryango baba basize inyuma. Rero Major General Retired Wilson Gumisiriza yavuze mu mwanya w'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru niwe wabahagarariye. Yavuze ko rero bishimiye ko urwego rwa RDF iriho ku musanzu batanze mu kugira ngo ihagarare cyangwa se imere neza. Yashimiye ko mu buzima bagiyemo bazakomeza gukorera igihugu binyuze mu nzira zinyuranye. Ubwo urumva ko bagiye kuba abaturage basanzwe. Yagize turishimira byimazeyo Perezida wa Repubulika ku miyoborere ireba kure cyane yayoboye cyangwa se yayoboranye RDF ikavamo ingabo zubashywe cyane ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu. Ati nubwo tugiye mu kiruhuko turiteguye kandi dufite ubushake bwo kongera gukorera igihugu cyacu igihe cyose kizaba kidukeneye. Ati uyu munsi tugiye mu kiruhuko cyangwa se tugiye gukuramo impuzankano ariko ntabwo turambitse hasi inshingano dusabwa kubahiriza ku gihugu cyacu. Abagiye rero mu kiruhuko cy'izabukuru bahawe certificate zishimwe kubera imirimo ikomeye bakoze mu ngabo z'igihugu. Rero ibirori byo gusezera kuri aba bajenerali n'abaofisiye byabereye ku cyicaro gikuru cya RDF ni hariya Kimihurura.
rero mu gihe ibirori by'abasuza ofisiye n'abandi bafite amapeti ari munsi yaho byabereye aho bakorera diviziyo zitandukanye za RDF mu gihugu aho zikorera niho bino birori byabereye. Rero aba basirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kugira ngo bajye no kwita ku miryango yabo, ndetse rwose bazajya bakora n'izindi nshingano zireba abasirikare cyangwa se zireba abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, kuko bashobora kuzabitabaza mu gihe igihugu cyaba kibakeneye bakajya kugitabara. Ngabo rero ndaje njye nkugezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino, ariko kandi ndagira ngo nkugezeho n'aya makuru ya RDF cyangwa se n'abasezerewe na RDF, ndetse nayo amasezerano yabo y'akazi yarangiye. Niba utarakora subscribe uyikore, ariko niba wamaze kuyikora reka mushimire cyane. Rero ujye ukanda like, uduhe na comment zawe ku makuru tuba twakugejejeho.